mukisi meze neza shameze neza nta kibazo ubu nanjye ndimo kugenda nirukanka hari ahantu nangiye gukora ikiganiro hari ngukumbuye cyane rero n'abakunzi b'imiringa ndakeka ari uko imiringa buriya imiringa ntacyo batigeze bamara buriya ndabemera nanjye nisiko bashaka ko tujya muri gym ngiye muri gym ariko noneho ubuse ndajya muri siporo ndajya muri gym ntabwo nigeze nitegura urabona nambaye uko bisanzwe nta myenda ya siporo nambaye kandi ndabona we wambaye imyenda ya siporo uyu nta kibazo turagenda gutyo nose baranga ko winjira ubu nta kibazo ngende nambaye gutyo uko nambaye tugenda ukora agasiporo tujya mu kiganiro ufite vibe kuko reka nkubwire ubuse imyaka ndimo urabona ndi muri ba bantu bakuze nenzi ko siporo ijyamo urubyiruko ijyamo ba bantu bakiri batoya ubuse nanjye kuko n'imyaka mfite nzovu super ntabwo ari imyaka nta kibazo ahubwo noneho aho ngaho ugeze sibyo ntuba ukeneye siporo urumva n'ubundi amaguru asigaye andya za rubaga impande amavi buriya gahunda nari mfite gahunda yo kuzajya ku isoko nkagura ibinono nkabitogosa nkabirya ngo nibyo bivura mu binono nkore siporo bizakira reka tugende nta kibazo akazi nari ngiyemo ndakaretse reka nigiye muri siporo tugende nazabakorera iki kandi abo ku miringa abakunzi bacu nibo babiteguye nibo babiteguye avuga ati ariko nizeye ko nta mafaranga banyaka imiringa niyo ndabanza nshimire abadukunda abafana bacu bo ku Miringa TV kugira ngo tugere muri ibi byose n'amafaranga tuyabona kubera mwebwe yewe nzovu bitewe n'imyaka ngezemo nemaze iminsi ndwaye amavumbu ariko ndumva bitangiye gukira ko nabo baza muri siporo bagakora siporo ni nziza ku mubiri bituma umubiri urambuka bituma amaraso atembera neza ameze neza nta kibazo